mbere yari ishingiye ku cyo urabona ubuhinzi nkurikije uko hateye ntabwo navuga ngo mushingiye ku buhinzi imibereho yanyu ishingiye ku mazi bimeze bite kuva na mbere. imibereho y'abaturage batuye muri iki kirwa ishingiye ku buhinzi. Nibyo ishingiye ku buhinzi nubwo hari n'uburobyi impande mu kiyaga ariko fondasiyo ishyigikiye umuturage cyangwa se umuturage ahagarariyeho uri muri iki kirwa n'ubuhinzi n'ubworozi. ni nk'iki muhinga cyane kera? Duhinga ibishyimbo tugahinga ibijumba. Umeze neza? Nawe watwibwira? Nitwa Nzitakera amura mikoro ugira tukumve neza. Yego, nitwa Nzitakera Efesto, nkaba ntuye mu mudugudu wa Birwa, yego, akagari ka Nkenke, umurenge wa Kinoni, akarere ka Burera, intara y'Amajyaruguru. hari amajyaruguru. Nawe wavukiye aha ngaha? Wavukiye aha? Navukiye aha ngaha. Reka Umaze imyaka 53. kuri iki kirwa amateka avuga ko ari ay'iki kirwa. Ni ayahe mateka y'iki kirwa wabwira umuntu? Amateka y'iki kirwa, amateka ajya ahindagurika. Imyaka 53 bigaragare ko hari imiyoborere ijya itandukana. Hari leta ya mbere yari iriho ya Habyarimana, yari iriho Mpari, ivaho Mpari, ni ukuvuga ngo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ijyaho nari Mpari. Ni ukuvuga ngo rero iki kirwa cyagiye gihinduka, hari imihindagurikire yagiye iboneka. Uko iki kirwa ubu giteye ntabwo ariko cyari giteye muri 2000. Nibyo gihinduka gute ko gihora kiri mu mazi? Impinduka ni iyihe? Imihindagurikire yabonetse byatewe n'imiyoborere myiza yabonetse muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yego, imiyoborere myiza, impamvu cyahindutse, imiyoborere myiza yatanze uburenganzira cyangwa se umudendezo cyangwa se umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo mudendezo cyangwa se uwo mutekano natwe abatuye mu kirwa utugeraho. Utise mu buhe buryo? yego, Iki kirwa nta bakerarugendo bigeraga bagera muri iki kirwa. yego, Nta buyobozi bw'igihugu cyangwa se bw'akarere cyangwa bw'umurenge bwabasuraga bageraga muri iki kirwa ngo budusure. Ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda imaze kugera mu gihugu, imiyoborere myiza imaze kuboneka mu gihugu, iki kirwa cyabaye icy'abakerarugendo. yego, ari nayo mpamvu ubona abaturage bagituye basa ukundi kuntu, hari indi shusho bafite. Ikirwa ubu dufite amashuri, ubu dufite poste de sante, ibitaro. Yego, ubu dufite n'insengero, urasenga. ndetse leta y'ubumwe bw'abanyarwanda kubera imyambukire twari dutuye kuri aya mazi, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yaduhaye ubwato, moteri, ubwato bwambutsa abanyeshuri, bukambutsa ababyeyi bagiye ku bitaro bikuru. Yego, imyambukire yo ku kiyaga isa naho ikibazo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yaragikemuye. Muri make rero ubu ikiyongereyeho cyangwa se kirushaho gutera imbere, ubu iki kirwa abakerarugendo baracyishimira cyane. yego, kandi iyo bahageze natwe turabishimira, ndetse byaradufashije cyane, aho abakerarugendo baherewe uburenganzira bwo kwinjira muri iki kirwa. Abanyeshuri bacu biga muri iki kigo, mu kigo gituye muri iki kirwa, ubu bafite ubuzima bwiza n'imibereho myiza. Babonye imyambarire, babonye inifomu, babona ibikoresho, amakayi, amakaramu, babibona bitabagoye. Ndetse nubwo twari dusanganywe isuku ariko yariyongereye kubera abashyitsi babaye benshi baboneka, tukabakuraho nabo imico, nabo tukabakuraho imyifatire bafite cyangwa se imico bafite. Ibyo natwe bigatuma tuzamuka. Muze tutarinjira ku bukerarugendo cyane, ni amahirwe kuba ngufite umaze imyaka igera gutyo kuri kino kirwa. Bumvikana ko hari ubuzima bwa kino kirwa uzi. Imibereho yanyu cyangwa no kuva mbere yari ishingiye ku cyo urabona ubuhinzi nkurikije uko hateye ntabwo navuga ngo mushingiye ku buhinzi. Imibereho yanyu ishingiye ku mazi bimeze bite kuva na mbere? Imibereho y'abaturage batuye muri iki kirwa ishingiye ku buhinzi. Nibyo ishingiye ku
ubuhinzi nubwo hari n'uburobyi impande mu kiyaga ariko fondasiyo ishyigikiye umuturage cyangwa se umuturage ahagarariyeho uri muri iki kirwa n'ubuhinzi n'ubworozi. Ni nk'iki muhinga cyane kera? Duhinga ibishyimbo, tugahinga ibijumba, tugahinga urutoki, tugahinga imyumbati. Noneho andi mahirwe twongerewemo biturutse kuri ya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda twahawe girinka. Ubu abaturage dufite inka, abana banywa amata ndetse natwe tukabona uko twifasha mu bibazo bindi duhura nabyo bitewe n'iyo mbaraga twahawe. Birumvikana cyane. Iyo dukurikiranye amateka y'abanyarwanda hari umuntu umwe ushobora kuvuga ngo ukabona abantu benshi bashyika mu 100 muri 200 bamukomokaho, kandi amakuru namenye hano nuko hatari imiryango myinshi. Ubwo nk'imiryango iranga ntabwo bikomoka ku muntu umwe, ese mwaguka mute, murakingirana nabo hirya, bimeze bite? Murakoze. Birashoboka ko umuryango cyangwa se abaturage baturiye muri umudugudu bashobora kuba barakomotse ku muntu umwe, icyo kirashoboka. Yego. Ariko uko bajya bashaka cyangwa se baka imiryango bajya bafata abo hirya no hino nk'abadamu, nk'ukina umudamu akamufata hirya no hino gutyo, niko byanatangiye. Noneho bakajya babazana muri iki kirwa bagatura bakarushaho kororoka gutyo. Naho ubundi igisekuru iyo tukizamuye kigera ku muntu umwe. Ku muntu umwe. Ubwo hari aho mushobora kudashyingirana. Nibyo. Ukaba utajya gusaba ko akana kamutuye hano. Kamwe kagenda kajya hakurya y'amazi. Ok, reka twigarukire ku bukerarugendo bwacu. Wavuze ngo icya mbere cyiyongere nubwo mwamusanzwe mugifite ni isuku. Ibindi byabafashe kuba wenda nk'ibigo nk'ibingibi by'ubukerarugendo biza aha ngaha, ni iki byabafashe bigahindura ku buzima bwanyu? Ikindi murakoze, ubukerarugendo ikindi bwatwongereye, twabonye amafaranga. Nibyo. Kuko umuturage ufite igitoki cy'inyamunyu hano yego, akaba umukerarugendo ahageze arakimugurira akamuha amafaranga. Cyiza cyane. Hari abadamu baboha ibirago, bakaboha ibyibo, uduseke, uduseke. Umukerarugendo yageze hano agasanga uduseke duhari, arakamugurira akamuha amafaranga. Ndetse by'akarusho turateganya, dukurikije viziyo turi kwinjiramo, turateganya ko abakerarugendo mu gihe kiri imbere no kwigisha abana bacu bitazatugora. Uti kubera iki? Kuko hari abakerarugendo binjira hano mu kirwa bakaba inshuti z'abana bacu. Yego. Bikaba bishoboka ko umwana ashobora gushyikirana n'umukerarugendo bagahana imeri, akajya amufasha mu mbaraga ze nke mu buryo bwo kwiga. Mbese uragira uti ko ubukerarugendo bwarajanga namwe hari ibyo mwatangiye gutegura? Cyane rwose, turanabitegereje kandi bizabaho. Nibyo. Namwe mwatangiye gupanga ati dukurikije ibiri kuhabera natwe viziyo yacu ni iyi ngiyi. Rwose. Ok. Ni byiza cyane. Ikindi kandi ubukerarugendo ubu mu bigaragara abaturage bahatuye dufite amahirwe cyane. Kuko ubu n'abantu bari badafite icyo bagomba gukora batangiye kubona icyo gukora. Barategura ahantu abakerarugendo baruhukira, ahantu hagomba gukorwa n'abaturage. Abaturage bahatuye nibo bagomba kuhategura kugira ngo bahategurire isuku. Ntabwo abakerarugendo aribo bazana n'abantu bategura aho bagomba kuruhukira. Ubwo ni ukuvuga ngo ayo mahirwe abaturage batuye kuri uyu musozi barayafite. Niyo mpamvu rero abakerarugendo bafite byinshi kandi nanone tubatezeho byinshi. Kandi mwiteguye no gukomeza kubakira neza. Cyane rwose, cyane birenze. Ariko nanone dushima umutekano leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yatugejejeho n'icyo yadukoreye. Ibi byose ntaho tubikura kandi ni n'ubuyobozi bwiza tubikesha. Ikibazo cya nyuma dusoza, muvuze ko abana biga mu mashuri abanza ari ryo shuri aha ngaha, ngira ngo ntabwo rimaze igihe kinini. Ishuri rimaze igihe kinini ariko ntiryagaragaraga. Ntabwo ryagaragaraga kubera iki? Kubera mbere nta mashuri meza yarahari. Amashuri yarahari, yari amashuri y'ibiti, amashuri. Uravuga ku bijyanye n'inyubako? Inyubako. Ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda imaze kuyobora igihugu
ishyiraho gahunda y'amashuri, inyubako y'amashuri. Natwe tugira umugisha rero amashuri, ikigo cy'amashuri turakibona. nawe ubu wigiye hano se? Nanjye nigiye hano kuri iki kigo? nigiye hano amashuri abanza nayo hano. ukomereza he? muri Karuganda hakurya. Okay. Muzehe reka tugushimire cyane rero ku mwanya uduhaye no kudusangiza ku mateka ya kino kirwa, ndetse ni na byiza ko mwishimira ubukerarugendo buri kuhakorerwa umunsi ku munsi, kandi hamwe n'ubufatanye n'abari kuza babagana nk'abashoramari, ndizera yuko mugani ubuzima buzarushaho kugenda buhinduka. Muzakomeza kubafasha namwe. Turagushimiye. Yego. Cyangwa waje ushatse? Naje nshaka. Nibyo? Ni byiza cyane. None kuba ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubukerarugendo bihari byaraje basanga aha ngaha, ni iki bamariye nk'abaturage? Yewe birakitumariye, byaje n'aha twiteza imbere, bari kuduha akazi tugakora, yego, tukagura isabune, tukagura icyo dukeneye mu rugo, mbese ntacyo tubuze, tukabasha kwiteza imbere. Ni nk'icyo ujya ukora wowe kigufasha kubona iyo sabune? Ntwara hano nk'amabuye, nkabahereza agacanga, bumwe amazi, nkahereza abafundi, guco mbese. Bambwiye ko mwana ufite imyaka ingana iki? Afite imyaka 2 n'amezi 2. Tarajya ku ishuri? Arajyayo. Kagenda yatangiye kujyayo? Arajyayo. Hano hari n'ishuri se? Ari muri nesari, umwaka wa mbere. Ishuri se babwiye ko ari uburyo bikorana na kino kigo kiranga? Cyane, baradufashije, baduhereye abana manifomu. Nibyo? Babaha amakaramu, babaha amakayi, ntacyo babuze. Mbese murashima kuba igikorwa nk'iki kiranga cy'ubukerarugendo? Cyane rwose, ni ugushima, mbese nta kundi. Akarantu batumva ibintu by'ubukerarugendo so uburyo ubyumva urabizi? Reka da. Ndabyumva rero, n'iki kirwa baragikunze, ni ikirwa cyiza gifite umutekano, abaturage baho bagira isuku, ni ikigo mbese uri kubara nawe ko kiri kwaka. Nawe ndakubona ko ufite isuku kabisa, umeze neza cyane. Gifite isuku rwose, abashoramari baragikunze. Nibyo. Reka tugushimire cyane rero ko utuganirije, kandi tubifuriza nyine gukomeza kugira umutekano wuzuye hano kuri kino kigo. Murakoze. Abakoze nawe kutwakira kandi. Ariko hari akandi. Kahe? Nakandi kabazo. Hano hakurya kuri Ntaruka habaga inzira yahahozeho kuva kera, ari nyabagendwa, ariko bashatse nko kuyizitira, kandi tugikeneye abakerarugendo. Bazi. Bazi. Urabona ko inzira yafunzwe batazabona aho baca? Nibyo? Bazafungura. Twese twanyuzeho. Mwanyuze? Ariko ntabwo hari hagutse, ubu imodoka ntayazamo imbere. Uravuga inzira y'imodoka? Ntabwo zemerewe kuza? Uguma nko hirya mu muhanda, kandi uba ureba ko haraza nk'izindi zikahanyura. Ubundi zarazaga zikambuka zikashyika ngaha se? Zigeraga nko hino ku Gicumbi, zigahigamira abagenzi bagatambuka. Kavuga ati ibyo byiza rero twarabibuze kandi twarabibonaga. Dufite ubwako batwanga. Ese mama? Kandi tubakunze. Kandi mubakunze. Birumvikana. Ni byiza cyane ko izo modoka zigomba kuza namwe mukazibona, sibyo? Katugushimire cyane rero, ngira ngo ababikurikiye ikiganiro babyumva kandi hari icyo bazabikoraho. Murakoze. Yego.